twongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikiye kuri Nyanza TV show. Wowe ugeze kuri channel yacu ya Nyanza TV show bwa mbere, uri munsi ya video kore subscribe kugira ngo video dushyizeho zijye zikugeraho mu ba mbere. Uyu munsi twaje kubigisha uko wamenya gutwara moto yawe ukayitwara neza nta kibazo. Ariko mbere yo kugira ngo wicare kuri moto utware ntabwo biba bihagije, ahubwo hari ibyo ugomba kubanza kureba ukamenya ukuntu bikoresha bigenda bigira ubikoresha kugira ngo ikinyabiziga cyawe gikore neza. Hano dufite moto TVS 75, moto mwese murayizi abantu bakunda gukoresha mu gutwara abagenzi bakora tagisi mu buryo gukora amafaranga. Nawe ushaka kugira ngo uze muri kano kazi waza ukareba ukuntu bigenda. Hano murabibona moto igizwe n'ibintu byinshi, ariko uko bimeze byose uko bireba byose bigenda bikoreshwa kugira ngo moto yawe ibashe gukora nk'uko bikwiriye. Tugiye kubanza tukwereke moto yacu ukuntu imeze. Turahera ku gice cy'imbere mukunze kumenya cyangwa se mukunze kwita amahembe. Hari ubona umumotari atwaye afashe hano n'aha, ariko akumva ko ibyo bihagije. Ntabwo biba bihagije, ahubwo hari uburyo ibintu biba bigenda bikoreshwa. Hano iri hembe aha bayita amahembe. Iri hembe ry'iburyo iyi ni egisirateri, umuriro aho akurura gutya moto ikihuta, yasubiza inyuma ikagenda gakeya. Iyi bakayita feri y'imbere, iyi bakayita rotorovizeri y'iburyo, noneho iyi bakayita rotorovizeri y'ibumoso. Iri ni ihembe ry'ibumoso, iyi ikaba amburiyaje. Amburiyaje iba ibumoso. Amburiyaje idufasha iki kuri moto? Amburiyaje idufasha kugira ngo dushyiremo fitensi tunayikuremo. Iyo turi gushyiramo fitensi hasaba iki? Iyo dushyiramo fitensi dufata amburiyaje tukayihuza n'iri hembe ry'ibumoso, tukayifata gutya tugashyiraho fitensi. Cyangwa se twashaka kuyikuramo nabwo ni uko tubigenza. Noneho iyi muruzi hano iyi bayita taburo ya moto, idufasha kureba aho esanse igeze. Iyi ikaba taburo ya kilometeraje, itwereka ibirometero turi kugenda. Iyi ntoya ikaba taburo y'ibinyoteri. Ikinyoteri, iyo kano gafureshi mubona hano kari iburyo, uba uri kugira ikinyoteri cy'iburyo ugiye gukatira iburyo, wagera hano ugiye gukatira ibumoso. Noneho iyi bakayita ikibiriti, ariho ushyiramo kontake yawe. Noneho wamara gushyiramo kontake yawe, zana kontake. Kontake ni iyi ngiyi ya moto, ukayishyiramo. Iyi imeze gutya iba ifunze, noneho iyo ukase gutya ujyana iburyo uba uyikatuye, noneho ikaka. Urabona ko dukuyemo kontake, urabona ko hari ofu na oni. Iyo iri muri ofu moto irafunze, iyo iri muri oni iba ifunguye. Twongeye kwibutsa ugeze kuri channel yacu ya Nyanza TV show bwa mbere, uri munsi ya video kore subscribe kugira ngo video dushyizeho zijye zihita zikugeraho mu ba mbere. Tugiye kureba rero hagana hasi uko ku birenge aho umumotari akandagira hari iki bigenda gute, bigenda bisimburana gute. Ngo twamaze kuvuga ko hejuru ari ukwangaza amafitensi, tubereka n'uko bikoreshwa byose. Tuje hasi kubereka noneho. Hano motari akandagira, iruhande rwe murabona ko hari aka kantu kameze gutya kadufashe, bayita kiki. Iyi kiki niyo umumotari akandagira gutya, yayizana gutya, ashyize imbaraga akoresha ukuguru, moto iraka.
noneho iyi ikaba pedali. Pedali iyo bakunze kwita feri y'inyuma, iba iburyo bw'ikinyabiziga. Noneho reka tujye ibumoso bw'ikinyabiziga turebe ibindi bihari. Iburyo bw'ikinyabiziga murimo murahareba, twe turi kwibanda ku gice motari akandagiraho, aho aba ahagaze. Iki nacyo ni ikiguru akandagiraho motari cy'ibumoso, noneho iyi ikaba roviye do fitensi. Iyi roviye do fitensi icyo idufasha niyo hariya nongeye kubabwira ko ugarutse inyuma neza, naberetse hejuru ko hano iyi ngiyi ari amburiyaje. Iyi amburiyaje uyifata ugiye gushyiramo fitensi cyangwa kuyikuramo. Noneho iyo ufashe gutya wenda ugiye gushyiramo fitensi, ufata gutya ugakomeza ukaza ukabihuza n'aha ngaha n'ukuguru. Iyo ukandagiye hano ukandagiyeho rimwe, ubwo fitensi igiyemo. Noneho wakongera gukuramo ugafata ya amburiyaje, uraza ugafata ya amburiyaje hano ugahuza, noneho ukaza hano ubikoresha ukuguru ukandagiraho rimwe, fitensi ikaba ivuyemo. Ni ukuvuga ngo ni uku nguku moto yawe iba igomba kuba imeze, ugomba kuyikoresha. Twongere tugusabe ugeze kuri channel yacu Nyanza TV Show bwa mbere, urebe munsi ya video ukore subscribe kugira ngo video dushyizeho zikugereho mu ba mbere. Noneho mukomeze mudukurikire kuri ino video tubereke icyo tutari twabetse hano hejuru ku ihembe ry'ibumoso. Iri hembe ry'ibumoso murabona hano aya mabuto ntimwamenye icyo amara. Iyi buto uyizamuye hejuru, moto yaka uba ucanye itara rigufi. Wakanda iyi ngiyi uyerekeza hejuru, uba ucanye itara rirerire. Noneho aka kabuto k'umuhondo muruzi, iyi bayita pasi. Ni itara ushobora gucanira umuyobozi w'ikinyabiziga uri imbere yawe, cyangwa abantu bari imbere yawe, kugira ngo babone ko ubahaye inzira batambuke, cyangwa se ubasaba inzira. Iyi ni etikete ukanda gutya, iyo ukanze iyo uyizanye hepfo uba ucanye ikinyoteri cy'ibumoso, wayikanda ijya ruguru ukaba ucanye ikinyoteri cy'iburyo. Noneho iyi ni ihoni. Iri ni ihoni ucana gutya ihoni rikavuga. Noneho mukomeze mudukurikire tubereke n'ukuntu wacana, noneho moto yawe wayatsa ikaka ugatangira kuyigendaho. Mukomeze mudukurikire mwogeze kuri channel yacu Nyanza TV Show bwa mbere, urebe munsi ya video ukore subscribe kugira ngo video dushyizeho zijye zihita zikugeraho mu ba mbere. Mukomeze mudukurikire tubereke n'ibindi mutazi, turabasobanurira ibindi, tubereke n'ukuntu wayicana moto yawe ikaka ugatangira kuyitwara nta kibazo.